ishimwe. Urugero rwiza TV ikorera kuri YouTube komeje kubagezaho ibiganiro kandi dushimira n'Imana aho bigeze. Imana ihabwa icyubahiro. Uyu mwanya tugiye kuganira cyigisho nahaye umutwe uvuga ngo igenagaciro ry'Imana ku muntu. Igenagaciro ry'Imana ku muntu. Turifashisha amagambo yo muri Zaburi y'umurongo 18 n'umurongo wa 4 kugeza ku 10. Hari amagambo avuga ngo Dawidi niwe yanditse avuga ngo umwana w'umuntu yabanje avuga icyubahiro cy'Imana, avuga ukuntu yahanitse ikirere, avuga ukuntu yashyizemo inyenyeri, avuga ukuntu yaremye amazi, avuga ukuntu isi yayiremye mu buryo butangaje. Ariko aragaruka ku murongo wa 5 avuga ati koma umwana w'umuntu ni iki kumwibuka ukamuzirikana. Avuga n'ijambo rikomeye ngo wenze kumugira nkawe, wenze kumugira nk'Imana, ngo ariko haburaho gatoya. Aravuga ngo uramwibuka, muhoza mu bitekerezo. Aravuga ati umuntu ni iki n'Imana ikomeye imeze ikora ibintu bimeze gutyo. Ubundi igenagaciro ry'umuntu, abantu bagena agaciro k'umuntu bagendeye ku bintu bitatu. Imana nayo ikagena agaciro k'umuntu igendeye ku bintu bine. Imana ishimwe. Igena agaciro ry'umuntu, umuntu yagena agaciro kawe agendera ku izina ry'icyubahiro ufite. Ubwo ni umuntu ushaka kuguha agaciro agendera ku izina ry'icyubahiro nyine ufite. Iyo uri executive ntabwo baguha agaciro kangana niyo wabaye meya. Iyo uri meya ntabwo baguha agaciro nk'iyo wabaye gavana. Mbese baguha agaciro bakurikije izina ryawe. Hari ahantu nigeze dukorana n'umuntu atugurisha imodoka, ikigo gikennye, ngo kugira ngo bajye bamuha agaciro agiye gusaba serivisi aha. Aravuga ati rwose kunyubaha, kubona ngiye nanjye ngaparika imodoka ninjira babona afite kontakt. Aravuga ati nanjye nasaba serivisi nanjye bakayimpa. Yumvaga nyine agaciro bazakamuha bakurikije izina nuko aje. Batubwiye amakuru y'umugabo witwa nayigize iki ngo watashye ubukwe agiye mu birori, ngo ahageze ngo agenda yambaye imyenda mibi, yambaye ubucocero, yambaye nabi. Ngo hageze bamushyira mu bantu banywa ibintu by'ibigage hariya hepfo nyine biriya bisuzuguritse cyane. Ngo arangije ngo asubirayo, ngo asubira mu rugo, ngo aragenda ashyiramo costume ngo aza yambaye. Ngo akimara guseruka hariya noneho ngo baramutambutsa bamushyira mu bakire, ngo bamuha byeri. Ngo nawe ayifashe ngo ayisuka mu ikote. Ngo baramubaza bati icyo ukoze ni igiki? Arababwira ati nabonye ko ntabwo mwubashye ngewe, iyi byeri ntimuyihaye ngewe, ahubwo muyihaye ikote, niyo mpamvu nanjye nayisutse mu ikote. Abantu bagenda baha umuntu agaciro bigendeye ku izina afite. Icya kabiri, abantu iyo bajya gutanga agaciro, ngo batanga agaciro bagendeye agaciro k'umuntu, bakagena bagendeye ku bwenegihugu. Ubu ngubu agaciro k'umufaransa ntabwo kangana n'ak'umunyarwanda. Agaciro k'umunyamerika ntabwo kangana n'uwo muri Somalia. Agaciro k'uwo muri Somalia ntabwo kangana n'uwo muri Suwede. No, bavuga ko agaciro k'umufaransa muzima ufite ibyangombwa byose ngo gahagarara muri miliyoni 3 z'amayero, ariko ngo umunyamerika ngo kagahagarara muri miliyoni 9 z'amadolari. Ngo noneho muri Bangladesh agaciro k'umuntu wo muri Bangladesh ngo kagahagarara 5,000 by'amadolari. Aho mu Rwanda bagenda bagena agaciro
bikurikije n'abariya bagira impanuka mu ndege iyo bagiye kubishyura bakurikiza agaciro afite muri nasiyonalite y'iwabo. Ntabwo babishyura kimwe. Abantu bashobora gukorera impanuka ahantu hamwe bajya kubishyura ntibabishyure kimwe kandi bakoreye impanuka hamwe. Hari n'abantu bafite groupe sange zimwe barya ibintu bimwe bambaye kimwe ariko bajya kubishyura bakabatandukanya kubera ko ibyo bagenderaho kubera ibyo bagenderaho. Icya gatatu, igenagaciro ry'umuntu rigendera ku mutungo afite. Rigendera ku modoka nziza agendamo, rigendera ku nzu nziza afite ahantu, rigendera ku mitungo afite kandi imitungo itimukanwa. Nongere mbisubiremo. Igenagaciro ry'umuntu yajya kurigena arigena ku muntu agendeye ku mitungo afite itimukanwa. Ubundi dufite imitungo uburyo bubiri, hari imitungo yimukanwa hari n'imitungo itumukanwa. Waza kumbwira uti yenda uti imodoka ni umutungo wimukanwa. Oya, nuwo wimukana muri quartier nyine. Ariko imodoka ntabwo ari umutungo wimukanwa kuko ntabwo tuzayimukana ngo tuyijyane mu ijuru. Waza kumbwira uti imyenda ni umutungo wimukanwa. Ni umutungo wimukanwa gute utazawinjiza mu ijuru? Iyo bajya kuguha agaciro bagendera ku mitungo ufite kandi utazimukana. Imana idufashe, Imana itugirire neza ku izina rya Yesu. Imana ishimwe. Igenagaciro ry'Imana, Imana ishaka kureba agaciro umuntu afite ikarebera mu ishusho yayo iri muri we. Imana ishimwe. Igenagaciro ry'Imana irishingira mu ishusho y'Imana iba muri twebwe. Itangiriro 1:26 aratubwira ngo Imana iravuga ngo tureme umuntu agira ishusho yayo. Iyo shusho rero Imana yaremye uyibungabunga, uyihe umutekano, uyikurikirane, ni Imana izarebaho, ni Imana izitaho, ishaka kuguha agaciro kawe kazashingira ku ishusho y'Imana iri muri wowe. Niba Satani yarayangije, menya ngo yangije agaciro kawe. Mu cyigisho cyatambutse umwaka ushize nabigishije ibintu 7 bikubiye muri iyo shusho y'Imana. Iyo yangije kimwe agaciro kawe karagabanuka. Yesu icyamuzanye kwari ukudusubiza ibikubiye muri ya shusho y'Imana Satani yatubeshye akaturiganya, akariganya umuntu akayangiza. Icya kabiri, agaciro k'umuntu mu maso y'Imana ikagena ishingiye ku kiguzi yagutanze yezaho ubucungura. Imana ishimwe. Ishingiye ku kiguzi yagutanzeho. Bibiliya tubwira mu rwandiko rwa mbere rwa Petero igice cya 18 ngo ntitwacungujwe ifeza, izahabu ngo cyangwa ibindi bintu byangirika, ngo ahubwo twacungujwe amaraso y'igiciro y'umwana w'intama w'Imana. Ayo maraso rero y'igiciro twacunguje, iyo Imana ishaka kuduha agaciro iturebera muri ayo maraso. Ayo maraso ikitegereza igacisha muri ayo maraso ikavuga ngo ngo umuntu wanjye ni uw'agaciro, umwana wanjye ni uw'agaciro kubera ko irebeye mu maraso ya Yesu Kristo. Icya gatatu, ishingira aho igiye kuguha agaciro, ishingira ku mitungo ufite yimukanwa. Ngeze ahababaje
ngezaho abantu badashaka kumva. Imana iyo ijya kuguha agaciro, umva, abantu iyo baguha agaciro ngo barebera ku nkweto wambaye, abantu iyo bagiye guha agaciro bareba ku nzu utuyemo, abantu iyo bagiye guha agaciro ngo bareba muri quartier ubamo. Umuntu umwe yigeze kujya muri exposition ajyana ibintu yakoraga bya art by'ubugeni, aragenda ageze muri exposition, abazungu barabibona barabikunda cyane, barabigura. Barangije bamaze kubigura, umuzungu umwe aramubaza ati ariko ndashaka kuza gusura mu rugo, nkajya kureba aho ukorera ibi bintu. Undi aramubwira tuzazusura, aramujyana aza kumusura. Amaze kuza kumusura, ageze mu rugo iwe abona bya bintu abikorera ahantu utuntu yifashisha tw'amafuti, ahantu abibika. Yaramubwiye amwereka ibyo bitararangira, ngo abikurura munsi y'igitanda, nyine munsi y'igitanda, abisokorora munsi y'igitanda mu kazu yabagamo ka geto. Umuzungu icyo yamubwiye aramubwira ngo ibintu byawe amafaranga ubigurisha ntabwo abikwiriye. Kubera iki? Ahantu bikorera, ahantu bikura ntabwo hakwiranye nabyo. Iyo rero abantu bajya gutanga agaciro bagendera kuri ibyo bintu, ariko Imana iyo ijya gutanga agaciro igendera ku byo dutunze tuzimukana. Bibiliya tubwira mu migani 19 n'umurongo wa 17 aravuga ngo uhaye umukene, umva uhaye umukene ngo abagurije Imana. Umva nawe nuvuga ngo iyo uhaye umukene ibintu byawe birambuka, musumu kazabibona biri mu kanwa. Niba uguze umufuka w'umuceri ugaha umukene, niba uri mu nzu ukabeshamwe abakene, niba ufite amafaranga ngo birya utanze uhaye abakene ngo ubu byambukije umunsi umwe wamara kugera hakurya nawe ukazabisanga. Bibiliya tubwira muri Matayo 6 n'umurongo wa 19 kugeza kuri 21 atubwira ngo tubitse ubutunzi bwacu aho inyenzi n'ingesi ngo zitagera. Ibi bintu byose bizata agaciro. Wenda uburampakanya, ubu se ibyari bihari nibyo bihari, bita agaciro. Igihe kije haza ibindi, bita agaciro, n'amafaranga atagaciro. Ubayo twakoreshaga ugeze hariya muri Benin ukareba yakoze usanga amwe agata agaciro bakayakuraho, nandi nayazavaho, nandi yongeraveho. Ingese n'inyenzi zibirye, ariko ibyo twambukije ngo birasugiye. Ibyo twahaye abakene, ibyo twafashije ngo birasugiye. Yakobo 5 n'umurongo wa 1 kugeza kuri 5 haravanga abatunzi bararize, ngo abatunzi ngo baragowe, ngo abatunzi mu maso yabo huzuyemo amarira, ngo kubera ku butunzi bwabo bambutse bagasiga batabujyanye, ngo busigaye burirwa n'abataraburuhiye. Imana idufashe, Imana ijya kuduha agaciro, ireba ibyo dutunze dushobora kwambukana. Ntuze kureba ngo iraguha agaciro ngo kubera inzu urimo, yenda twebwe tuba muri za geto ngo nta gaciro duha. Oya, dushobora kuba tuba muri za geto ariko twarubakishije izindi iyo tuzajya kuba. Imana idufashe, Imana idutabara. Icyakane, Imana iguha agaciro ishingiye ku murimo yagushinze gukora. Yahaye agaciro Mose mu maso ya Aroni, iha agaciro Mose mu maso ya Farawo, ndetse yaramubwiye ngo mu maso y'abo bagabo bombi ngo nzakugira nk'Imana. Mu Kuva ibice 4 n'umurongo wa 15 kugeza 16 yaramubwiye ngo nzakugira nk'Imana hagati ya Aroni ndetse na Farawo. Kubera misiyo Imana yari imuhaye yo kujya kubwira Farawo. Imana imubwira ngo nzahagararana nawe, ngo kugira umuntu ukomeye, nkugire nk'Imana. Yakoraga ibitangaza, yakubita inkoni hasi igahinduka inzoka. Farawo akabyigana, yabyigana, inzoka zavuye mu nkoni ya Mose zikamira inzoka zavuye mu nkoni ya Farawo. Ntabwo uzigana icyubahiro Imana izaduha, ntibishoboka.
iyo yakiguhaye, iyo akugize kubera misiyo duhaye, tugomba kuba mu isi tukahaba igihe gito, tukahaba umwanya mutoya, tugomba kuzuza inshingano, Imana ikaduhagararaho, ikaduha agaciro. Undi muntu ni Kuro w'umunyamahanga. Bibiliya itubwira muri Yesaya 44:28 iravuga ngo Kuro mugize umushumba kuri Isirayeli. Yari revera, yari umushumba kuri Isirayeli, Isirayeli bwari ubwoko bw'Imana. Kuro yari umunyamahanga, ariko kubera misiyo Imana yari imuhaye, imugira umushumba. Imana iguha agaciro bigendeye ku cyo yiteguye kugukoresha. Uyu mwanya ndifuza ko Imana iguha agaciro. Uyu mwanya ndifuza ko Imana ikuzamurira agaciro, yashaka igushinga inshingano zikomeye, nishaka igushinga inshingano ziremereye, ariko umwanya Imana ikumpera agaciro. Imana iguha umugisha. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu, ngushimiye ijambo ryawe ritanzwe ku bwacu, ngushimiye yuko iyo uritanze urikurikira, izina ryawe rihabwa icyubahiro. Umugisha abagiye kuryumva, umugisha buri wese, nanjye kandi ungirire neza mu izina rya Yesu. Amen.